Turize kugubwa neza bakunzi ba Nino TV turagarutse ni ya makuru tubagezaho umunsi kuwundi aho tubagezaho update ko situation iba ikomeje kugenda yitwara ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bimeze biti amakuru dufite kugeza magingo ayangaya nuko AFC M23 ikomeje kugundagurana ku rwego rukomeye cyane muri axe ya Minembwe. Bimeze bite ko muri Minembwe bitoroshe kuva ku munsi w'ejo rwari urugamba rwa ana kwa ana turarugarukaho mu buryo burambuye aho AFC M23 yarimo guhangana bikomeye cyane na coalition ya Kinshasa. Bararwanye ndetse drone bitewe n'uburyo bari bamaze kwivanga barasana barebana birangira leta ya Kinshasa ibuze uburyo ikoresha drone ariko ikajya gukoresha drone ikazamuka ikajya kubombarda abaturage. Tugiye kugenda tubigarukaho mu buryo burambuye. Muraza kuba munyemerera uretse ibyo tugarukane renforcement cyangwa se reinforcement mu by'ukuri ya AFC M23 mu bice bigiye bitandukanye aho bari kugaragara bikaba byateye icyugazi kidasanzwe leta ya Kinshasa cyane cyane mu bice bya territoire ya Masisi, mu bice bya territoire ya Kabare ndetse na Karehe ndetse yemwe no mu bice byo muri Haut Plateau. Bagize ubwoba budasanzwe. Tugiye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo turebera hamwe uko situation ikomeje kugenda yitwara. Muraza kunyemerera nyuma y'ibyo ngibyo tuze kwerekera kwisubiranamo rya hato na hato riri muri Wazalendo. Nyuma yuko Komanda Region uyu nguyu akaba ari Komanda 33e Region General Dunia abwiye Wazalendo yuko bagomba kuva muri biriya bice, amakuru dufite magingo ayangaya nuko ikitwa coalition cyarakaye bikomeye cyane ndetse kikavuga ko kitari kwiyumvamo uyu General Dunia. Uyu Dunia yaba ari kuziriki uyu mugabo mu by'ukuri wabwiye Wazalendo ati musubira inyuma. Ni nako mu bice bigiye bitandukanye bya territoire ya Uvira cyane cyane mu bice byarimo AFC M23 abasirikare ba Wazalendo ndetse n'aba FRDC bakomeje kugira nabi abaturage bitewe nuko hari imirambo ikomeje kugenda iboneka umunota ku wundi. Nabyo turajya tugenda tubigarukaho buhoro. Hanyuma muraza kunyemerera nanone turebe uko situation zimeze hano mu mujyi wa Goma. Yese ibivuga yuko haba hari impinduka zikomeye cyane mu gisirikare cya ARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise. Nibyo turaza kubabwira ukuri kw'ibingibi mu ntize rero umwanya. Hanyuma ibingibi tubive imuzi n'imuzingo. Ubundi icyo musabwa mwebwe murakizi nyamuneka, icyo musabwa nta kindi ni ukudukorera subscribe, ni subscribe kabisa. Hanyuma mukadukorera like. Subscribe niba mwarayikoze ariko mukore like nyamurika muri benshi. Nabonye ko mwagiye mubyitabira mu biganiro dusigaye tubagezaho. Like mukazikora, mwamara kuzikora mugitangira ubundi tukabona recommendation iyo ku rwego rwo hejuru. Ni byiza cyane, courage mukomereza aho ngaho, ari nako kandi dukomeza tubagezaho buri kimwe cyose. Ngayo nguko rero. Hanyuma aya makuru tuyanzikire hehe? Kashyira ka microphone ahangaha hadi nubwo bwose wenda ndi gutinya ko gashobora kuza kuvaho ariko reka ngashyiraha. Hanyuma makuru tuyave imuzi n'imuzingo mwumva ukuntu ibintu bikomeje kwitwara muri Haut Plateau. Ni imirwano yatangiye kuva ku munsi w'ejo mw'abantu mwe muze kunyumvira neza. Haut Plateau imirwano irakomeje. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo. Nikireza ko Lawrence Kanyuka yanagerageje kubicisha kuri Twitter yiwe, kuri account ye ya Twitter, agaragaza ko leta ya Kinshasa yagabye ibitero yakoresheje ibitero by'indege, igakoresha ndetse n'abasirikare barwanira ku butaka. Ngibi twagiye tubibagezaho ni ku munsi w'ejo. Rero bararwanye nk'uko amakuru tuyakesha rero imboni zacu cyangwa se abaturage bo muri biriya bice baratubwira ko AFC M23 MRDP twirwaneho buriya tubivugira hamwe bagabweho igitero mu masaha ya mu gitondo. Imirwano igakomeza. Imirwano yatangiye binjiye muri axe ya Karingi ndetse na Gakenke yemwe na Bidego. Utwo duce uko ari dutatu
batugabyemo ibitero by'abasirikare barwanira ku butaka. Barongera bagira batya bohereza na drone hejuru, ngo abasirikare baraje na drone nazo ziza kubita, na drone nazo zirazamuka. Hanyuma mwibuka ko hari drone zari zagiye zitambuka zifite amamegafone zibwira abaturage, zibabwira ziti mwebwe mubwire abantu banyu, namwe abasirikare ba MRDP twirwaneho mwese murambike intwaro mwiripotinge kuri FRDC, kuko mu minsi mike tugiye kubarimbura. Nuvuga ngo iki gitero cyagabwe ni igitero cyo kurimbura MRDP twirwaneho, ariko ibingibi urimo ndabikubwira, ahubwo nibo bashyizwe kwikarayi ku rwego rukomeye cyane, kuko barimo barota umuriro bo ubwabo bicaniye. Kuva ku munsi w'ejo bararwanye bageza mu bice, bambuka Bidegu, bambuka igishanga, bagera ndetse no hakurya, ku buryo ki bari bageze. Nuvuga ngo MRDP twirwanaho yarabaretse, bararasa, bamaze kurasa baradivansinga, baraza ndetse bagera no muri eneo zabo. Hanyuma MRDP twirwanaho nta kindi yakoze, yaravuze iti sawa mwaje noneho muri aho turimo turarebana neza, reka noneho duhanahane. Bahanahanye amasasu, bararasana kuva mu gitondo kugeza mu masaha ya nimugoroba, kugeza mu masaha ya 10:20 nibwo isasu ryari risa nkaho ricecetse. Ariko ryari ricecetse bamaze kubambutsa igishanga, basubije hakurya. Bageze hakurya bavuga bati rero ibyo kwa advancinga biranze, reka dukoreshe imbunda za muzinga cyangwa se za musade. Ubwo byabaye ngombwa ko bakoresha imbunda za muzinga zirimo amakompora aremereye ndetse n'imbunda nini, bananje basheringa hakuno, ndetse na drone nayo, kubera ko cyagiye barwanaga begeranye byari bigoye cyane kugira ngo bagerageje gusibra bavuga bati uyu ni MRDP twirwaneho, uyu ni AFC M23 MRDP twirwaneho, uyu ni umuzalendo, uyu ni umurundi. Byari bigoye cyane, nibwo indege zatangiye sasa kujya kurasa mu baturage zibiraramo, zirasa uko zishaka. Byarangiye rero ntacyo bagezeho. Muri iki gitondo sasa nibwo bongeye kugaba igitero gucumbura cya gitero, yego nibwo bongeye gucumbura cya gitero n'ubundi bari bagabye ku munsi w'ejo. Noneho igitero cya mbere gitangirira aho bita Karingi, bigeze mu masaha y'isa 3 bamaze kumujabutsa, kuko bakunze kubyita bamaze kumwambutsa nanone igishanga. Ngo yayongeye kugerageza, ariko yamaze kwambuka tayari. Hanyuma Adui nanone wa Gakenke nawe yari yamaze kwambuka, yazanye ndetse ngo n'ubukana bwinshi n'imbunda ziremereye, wigajemo umurundi, nawe baramukubise mu kanya. Ngenje kwicara ngaha kuri Nino TV mfite amakuru yuko bamaze kumukubita, bamaze kumusubiza inyuma. Hanyuma Adui cyangwa se coalition yari yagabye ibitero amarembo abiri muri axe ya Bidegu. Ubu tuvugana niho rukirimo kwa guhanganira. Nukuvuga ngo uwa Karingi bamwambukije, uwa Gakenke bamukubise, uwa Bidegu wateye aturutse habiri niwe MRDP twirwaneho ikiri gukubita. Ibi ngibi rero bishatse gusobanura iki? Nyamuneka wowe udukurikiye menya ko niba ari uku nguku bitangiye, izi operasiyo zakozwe na Kinshasa, mugiye kumva mu minsi iri imbere mwumve za Rwitsankuku, mwongere mwumve za Pwezero, pourquoi mushobora kumva za kwa Muhima, mukumva tayari abasore bongeye gukandagira hehe, mukumva ngo bari kwerekeza aho bita Bibogobogo. Uko byagenda uko ariko kose, uyu Adui waje utya uri kugaba ibitero rimwe kabiri, intare za Sarambwe kuzikura mu gace kugahata ntago bira kuva urugamba rwatangira, ntago turabibona. Gukubita ingabo za AFC 23 MRDP twirwano ukazikubita ukazivana mu gace, namwe muri abatemu mumbwira aho mwabibonye aho babavana mu gace, sauf nitete cyangwa se uretse kuba ibijyanye na politike bijya bituma bava mu gace mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi uko byagenda uko ariko kose niko bigomba kuba. Uretse ibyo byonyine abasore kabisa ntago waza ngo bakure mu gace kugatuza ngo ibyo bintu bizagire bite bizagukundira. So
nuko guko situation imeze magingo yanga yo ngubu tuvugana MRDP twirwaneho irimo irasonga imbere urumva duce dutatu bari bagabwemwe ibitero, igitero cya Karingi, igitero cya Gakenge, igitero cya Bidego ni ibitero bibiri byaje magingo yangaya barimo barabisubiza inyuma. Nyemerera rero mvanga mpite nigarukira muri Plaine de la Ruzizi. Plaine de la Ruzizi nyuma yuko AFCM 23 aka gace ikavuyemo, amakuru mfite magingo aya inkuru irimo iracicikana ni ikibazo cyo kuba Kabila yambuwe Kinga Kati. Kubona benshi bakomeje kugenda babigarukaho, ariko ni inkuru ya politike nshobora kuza kugarukaho kuri Machachari official mu buryo burambuye. Gusa icyo nashakaga kuvuga niki, nuko muri territoire ya nyuma yuko intare za Sarambwe zivuye muri Plaine de la Ruzizi zikagenda zigakaba hariya n'ubundi mu ndake zayo za kera za Gatogota, ariko mwabantu babwira ngo muri Gatogota hejuru ya Plaine icyo cyora kukwizeza nuko intare za Sarambwe zirimo. Ubu niko bimeze. Gusa muri Sangeho muri iki gitondo cy'uyu munsi tariki 14 umubiri utaremo cyangwa se umuntu wapfuye umurambo waje kuboneka, watoraguwe muri Sange muri Avenue Mamayemo. Kabwicanyi Lawrence Kanyuka akomeje kugenda avuga Avenue Mamayemo mu yahoze ari cade transit y'impunzi z'abarundi. Wazalendo rero ngo bakomeje mu by'ukuri kwica abaturage muri biriya bice, nubwo mu by'ukuri byagaragaye byamaganwa na komanda regio, ariko komanda regio abava afungura ama barriere agira ate, ariko biragaragara ko abangaba bakomeje gukora ibikorwa bidasanzwe by'ubwicanyi, ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi. Nkeka ko twabasomeye liste y'abantu bamaze kwicwa ahangaha muri Plaine de la Ruzizi. Andi makuru rero dufite na yahe, nuko uyu komanda regio Dunia yagerageje gusubiza Wazalendo inyuma, ariko Wazalendo ntabwo zumvikanye na gato, ahubwo ntabwo ziri kumwemerera, zapanze kumurasa cyane kabisa. Apanze kumurasa uyu mugabo, nituvuga ngo zapanze kumurasa ntubifate nk'ibintu biraho biciriritse, kuko barakaye bababwiye ngo basubire inyuma baranga, abandi barihata. Urumva kongera kubasanga imbere egare kubafata bakabafunga, kandi kubafata bakabafunga ibi ngibi bishobora guteza akavuyo. Amakuru mfite na yahe, Wazalendo n'ubundi zarwanye ku munsi w'ejo, zararwanye zirarasana ni Wazalendo zarwanye na Special Force Hibo, barwaniye mu gace ko bita Angukuru, hatari kure cyane y'agace ko bita Malekia muri secteur ya Mutambara muri territoire ya Fizi. Barwanye bapfuye iki? Aba Special Force Hibo bari bafite imodoka, Wazalendo bafite moto. Mu gihe bagiye kubatubura, umushoferi w'umu FRDC ashaka kugonga umumotari wari utwaye Wazalendo, wa musirikare wa FRDC uri hejuru ababonye batabagonze barabarasa, barasheho Wazalendo ziradoginga zitekinga kava zirabarasa, zirasama abasike babiri, undi umwe arakomereka. Wazalendo rero nabo bamaze kugera, babonye bageze mu gace ko bita Kankarebe, aka gace kariko bageze mu gace ko bita Simbi. Bageze Simbi basanga izi FARDC plito zageze Simbi, ziyasanga indi mitwe ya Wazalendo yo mu mutwe wa FPDC-MR bayoborwa na General Autoproclame Mutetezi Kibukira. Hanyuma barabafata, barabafunga, baranabajyana, magingo yanga ntibarabarekura, ngo ariko bari kubakubita inkoni zitagira uko zingana, nkuko amakuru tuyahabwa n'umwe mu banyamakuru bakorera muri biriya bice, bakorera ikinyamakuru cyitwa La Voix du Kivu. Niwe wabidutangarije aratubwira ati Wazalendo barimo barahabwa icyitwa SM Education Civique et Morale, barimo barakubitwa ku rwego rukomeye cyane. Ati FRDC ziri kubaziza, abasirikare babo barasuye mu nzira bakaraswa n'inyeshyamba zo kwa Yakutumba, ariko izafashwe nizo kwa Mutetezi Bolingo. Mwibuke ko Mutetezi Kibukira we yishwe n'ubundi n'uyu nguyu ya Akutumba. Hanyuma munyemerere duse wenda n'abagaruka gatoya, ndabona
umuhanda wari wariswe Boulevard Julien Paluku uhuza Rond-Point Senyerse n'ahitwa Trois Lampes mu mujyi wa Goma. Uyu muhanda bakuyeho rino zina ntago bakita Boulevard Julien Paluku, ntago bamushyiraho. Ubu ngubu ni Boulevard ni Rue de la Presse, umuhanda w'itangazamakuru Rue de la Presse. Nuko nguko situation zikomeje kugenda zitwara. Hanyuma wenda nsoreze kuri renforcement za AFC mu 23 za Titije Kinshasa. Mwibuke ko basigaye ba AFC mu 23 baragaragaye ku bwinshi bari kwerekera mu Rurambo. Aba bose ngo nabashitsi badasanzwe babita muri rw'igifaransa les visiteurs de marque, nkuko abantu babiteguye hejuru mu Minembwe. Mwibuke ko isaha yari yose mushobora kubona ibyerekezo by'uru rugamba bihindutse, kandi nubwo hari muri plane hari birimo birahavugwa wenda biri kwategurwa leta Kinshasa kabigaragara yuko itabirimo. Uko byagenda uko ariko kose AFC mu 23 yo iri stand by mu byukuri ku advancinga muri biriya bice bitari muri plane. Ikindi mushobora kumenya nuko aho bita muri axe ya Chivanga cyane cyane mu cyerekezo cya Miti werekera Bonyakiri FRDC zatangiye kugira ubwo bazirimo ziratitira. Ahandi nababwira nuko umanutse gatoya ukajya Nyabyondo hari renforcement za AFC mu 23 mu byukuri zidasanzwe. Ibizi ngizi rero kubona zirangabo zamaze kuranforuswa muri biriya bice byateje akajagari ndetse n'impungenge kuri coalition, aho bo bari kwivugira bati M23 igiye gufungura urugamba rwerekera Maniema Kisangani. Ati Uvira bayihorere bakubite Maniema Kisangani, ati ubu ngubu ushobora kubona aho uko nguko situation yitwaye. Ngayo nguko rero nkaba anshoreje ahangaha, n'ubundi murabizi ko ahangaha ntaba ngomba gutinda. Ndagaruka nanone muri update ziraba zigezweho mu makuru yacu ari imbere. Mukomeze mubane natwe mukora subscribe kuri Neo TV ndetse na like, ni byiza cyane. Amakuru yacu nakagaruka. Hasta la vista.